bakageza igihe cy'imperuka. Mbese umutegereje mu buhe buryo? Umutegereje mu gihe kingana iki? Nanjye nahawe dukwiriye gufata umwanzuro bikitwa none, kuko igihe cyo ntigihagaze kandi kirashira. Niyo mpamvu dukwiriye kumenya uruhande duhagazemo. Urwo ruhande akazaba ari rwo ruzatubashisha kuzabona Kristo ubwo azaba agarutse. Nshuti muvandimwe, icyigisho cyari cyiza cyane, cyatweretse uburyo Imana idukunda cyane, nk'isomo twasomye mu gitabo cya Matayo ryiza cyane, igice cya 21 ku murongo wa 33 umurongo kugeza 41, ahatweretse abagaragu bimye shebuja uruzabibu. Yatumye aba mbere, atuma n'abandi, ariko ageze aho yitumira umwana we, ariko ibyo bamukoreye ni agahomamunwa. Niyo mpamvu rero dukwiriye kuzirikana urukundo Imana yadukunze, bityo tukarukunda na bagenzi bacu, kandi tukabiteguza Kristo ugiye kugaruka. Ubwo agiye kugaruka twese tuzibanira ubwami bwe. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu.